isoza amasezerano. Yeah, uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isoza amasezerano, uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isoza amasezerano. Yeah, mu bibazo waratabaye turakubona, uri Imana isoza amasezerano, uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isoza amasezerano. Yeah, waratabaye mu bihe bigoye nawe, uri Imana isoza amasezerano, uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isoza, uri Imana isoza amasezerano, uri Imana isoza amasezerano, uri Imana isoza, 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 uri Imana isoza amasezerano. Nguwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari yewe, ari mu mutima, ari yewe, ari mu mutima, igitare cy'amahanga, ari yewe, ari mu mutima, ari yewe, ari mu mutima. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari yewe, ari mu mutima, ari yewe, ari mu mutima, igitare cy'amahanga, ari yewe, ari mu mutima, ari yewe, ari mu mutima, ari yewe, ari mu mutima. Manurera ikurikiraho, manurera, 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 manurera. Uyu munsi turabibonye, manurera, manurera, turabibona buri munsi, murakoze cyane, murakoze cyane. Wow, mubakomera amashyi menshi cyane, mubakomera amashyi menshi cyane. Nawe ushobora kumufata ukuboko, noneho fata ukuboko, noneho mugahindukira mugasubira mu byicaro byanyu. Sasa ibindi ntabwo mubyemerewe rwose. Aho ngaho yaramubwiye ati ndamukuzaniye nyine, nguyu, izindi gahunda baraza kuzibabwira. Okay, mubakomera amashyi rwose, gahoro gahoro bajya mu byicaro byabo. Worship team, go ahead, hanyuma duhite dukurikiza ikindi cyiciro. Hallelujah. Nzajya ngusingiza Yesu, Nzajya ngusingiza Yesu, guhimbaza, guhimbaza, ushyire hejuru, uvuga ibitangaza ukora, imirimo itangaje. Hallelujah. Haleluya, urakomeye. Nzajya ngusingiza Yesu, Nzajya ngusingiza Yesu, guhimbaza, guhimbaza, ushyire ushyire hejuru, hejuru, uvuga ibitangaza ukora, imirimo itangaje. Haleluya, urakomeye.
haleluya urakoze Yitwa Yahweh, El Shaddai, Jehova Rafa ari kumwe natwe. Yitwa Yahweh, Yitwa Yahweh, El Shaddai, El Shaddai, Jehova Rafa, Jehova Rafa ari ari hano. kumwe natwe. Oh, yitwa Yahweh, Yitwa Yahweh, El Shaddai, El Shaddai, Jehova Rafa, Jehova Rafa ari kumwe natwe. oh, yitwa Yahweh, Yitwa Yahweh, El Shaddai, El Shaddai, Jehova Rafa ari kumwe natwe. oh, yitwa Yahweh, Yitwa Yahweh, El Shaddai, El Shaddai, Jehova Rafa. Jehova Rafa ari kumwe natwe. Hakuna Mungu mwingine. Hakuna Mungu mwingine. Hakuna Mungu mwingine. Hakuna Mungu mwingine. 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 Imirimo wakoze, imirimo wakoze, Mana, tuyikusanirije hamwe, tukurambure amaboko, ushimire ibyawe. Imirimo wakoze, Haleluya, imirimo wakoze, tuyikusanirije hamwe, tuyikusanirije hamwe, tukurambure amaboko, ushimire imirimo wakoze, Mana, imirimo wakoze, Mana, tuyikusanirije hamwe, tukurambure amaboko, ushimire ibyawe. Mwami turagushima kubw'imirimo wakoze, turagushima kubw'ibitangaza wakoze, turagushimiye kubw'ibyo wakoze urinda abavandimwe bacu kuva ku munsi wa mbere bategura uno munsi, none umunsi ukaba usohoye. Izina rye rihabwe icyubahiro. Turagusabye rero kugira ngo uzibane natwe muri izi gahunda zigiye kubera hano, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Mushobora gufata ibyicaro byanyu. Yesu ahabwa icyubahiro. Muraho cyane, muri amahoro, ko mutanyikiza, mbafitiye amadenera. Okay, Imana ishimwe, dushima Imana uyu munsi wa none kubera iki gikorwa turimo cy'ubukwe bw'abavandimwe, abana bacu, inshuti se n'umunezero. Niba ari ibintu bishimisha cyane cyane ku bantu b'ababyeyi, ni ukubona ubyara umwana ukamurera ukamukuza akakwereka ibirori nk'ibi ngibi. Ni ikintu gikomeye cyane. Hari abadakora byibuze ngo bajye kuri ya myaka, hari n'abandi bakura akajya kugeza ku myaka Mukabutera afite abana bangana nk'iyo myaka kandi atarashatse. So kavuga ati wasanga umubyeyi ati mama byese nabigira gute, ariko no kubivuga ntabwo ari kwishimirana abatarabibonye, ariko ku bantu b'ababyeyi muri hano mukaba mwaje kuba witness abagabo ku bukwe bw'abana banyu Bahati na Mukabutera. Ni umugisha, ni ibyishimo bikomeye cyane. So dushimire Imana ku bwabyo. Ndagira ngo mfite devoir nk'eshatu cyangwa se ebyiri. Iya mbere ni ukubaha ikaze, ni ukubakira aha mu itorero Jubilee Revival Assembly, mugubwe neza mwisanzure. Ndabakira ababyeyi b'abana bombi, ndabizi ababyeyi murahari, ndetse n'inshuti z'imiryango ndabakiriye n'abavandimwe babo. Nakiriye abashumba mwaje kwifatanya natwe muri kino gikorwa. Bishop Kamuzinzi karibu cyane, Imana iguhe umugisha.
nakwishimiye kandi nakwakiriye. Pastor Anita karibu cyane, Imana igumugisha. Nakwishimiye kandi nakwakiriye n'abandi bakozi b'Imana. Karibu cyane, Imana ibahe umugisha, turabishimiye cyane. Okay, icyo ni ikibanza. Icya kabiri ndagira ngo dufatanye kugira amagambo make y'Imana mu byanditswe byera, dusharinga, dusangira. Then inshingano ya gatatu ndi busorezeho ni nayo inshingano nyamukuru, ni ugusezerana kwa bano bombi, ni ukwakira indahiro zabo. Buri umwe arahira mugenzi we indahiro igendanye n'ikiri mu mutima we. Karibu cyane Bahati, karibu cyane Mukabutere, murabishimisha? Yes. Maze ntimutangire urugendo nabi, mutarutangira nabi n'amashyi ameze nk'intuza. So dukomeze tugendane, kandi biraza kugenda neza cyane. Ndagira ngo dusome icyanditswe kiri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasanga amagambo make ahangaha. Icyanditswe kiri mu Itangiriro ibice 2 uhereye ku murongo wa 18. Aragira ati, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. 19. Uwiteka Imana irema umuntu mu butaka, amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira umuntu ngo amenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. 20. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe iyasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ry'amagufwa yanjye, nakara komara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Imana ihabwa icyubahiro. Niba hari ibintu bishimishije ni ugukora ikintu ariko wirefera reference yacyo, ikintu usa nkaho wigana cyangwa ureberaho wigiraho, ari ikintu Imana yatangiye. Imana igakora ikintu, yamara kugikora hanyuma wowe ugatangira kugerageza kwigana icyo kintu Imana yatangiye. Imana igatangira ikintu ukagerageza gukora continuation, icyo kintu gise n'ikigumaho. Iyo dusomeye imirongo aha mu byanditswe bitwereka urugo rwa mbere rwabayeho, urugo rwa mbere Imana yubatse, Imana yashinze. Kubaka urugo rero ukagerageza kubakira kuri uwo murongo Imana yashinze, yashyizeho kuri urwo rufatiro Imana yashyizeho bwa mbere, niyo nsinzi, niyo sikise, niwo mugisha umuntu ashobora guhura nawo muri iyi si y'abazima.
aha rero ndagira ngo mvuge amagambo abiri yonyine, abiri gusa, nimvuga ayo magambo nkayasoza devoir ndaba gishoje, turava aha ngaha. Bibiri bivuze, dusomye amagambo menshi, dusomye imirongo ngira ngo itari munsi y'itanu cyangwa itandatu, ariko ibintu bibiri mu bintu byinshi aha ngaha Bibiri ivuze ngira ngo mvugeho nsobanura mu buryo butarambiranye. Ijambo rya mbere avuze ijambo ryitwa urubavu, ibitotsi, urubavu ruraza nyuma. Ikintu cya mbere avuze hano ngira ngo turebe ni ikintu cyitwa ibitotsi, gusinzira. Ngiye kuvuga ku gusinzira. Ndabona n'abarimo guhunyiza, ubwo murakomereza aho ngaho. Gusinzira, wari wajyaho mu rusengero ukumva pasiteri avuga ngo umutwe w'amagambo ni ugusinzira. Ni ugusinzira ni ukuryama, ni ibitotsi. Ibitotsi rero Adamu bimufashije kamaro ki, bimukoreye iki? Imana ijya kumukuramo urwo rubavu kugira ngo ijye kure mu mugore, yabanje kumusinziriza. Ni nka cya gihe iyo bagiye kubaga umuntu, yaba umubyeyi ubyara cyangwa se umuntu ufite indwara runaka, ntabwo ugenda uko wakabaye bagafata icyuma bagasatura. Hari imiti bagutera, imiti ikagusinziriza. Ishobora kugusinziriza wese ugasa n'ugiye muri koma kumara amasaha 8, ikinya cyagushiramo ukongera ukabyuka, cyangwa se bagashanyaraza aho hantu bagiye kubaga. Nabyo ni ugusinzira, kuko ako gace karasinzira kugira ngo iyo operation igende neza. Adam iyo baza kumukuramo urubavu batamusinzirije ntibyari gushoboka. Yari kurwana n'Imana mpaka akayicika, akavuga ati si iby'abagore, mureke nagende, niba ari kunsatura imbavu mureke agende. So Imana iti banza usinzire, ca bugufi, ryama, mbanze mubage. Iramubaga neza, ikuramo urubavu, irushyira ku ruhande, irabanza izindi nyama, irasubiriza, iramubaga, ifata urubavu rujyana pembeni, uyu ngaki ryamye, imujyana pembeni, irema umugore yitonze. Imaze kumurema iramuzana. Icyo kintu cy'agaciro Imana iha Adamu cyabonetse ari uko Adamu asinziriye. Birimo biraza. Icyo kintu Adamu afungura amaso akavugishwa kimubona gutya, ni ingaruka y'ibitotsi. Yasinziriye kiravuka. Kugira ngo rero icyo kintu n'ubundi kirindwe, ibitotsi bigomba kugiramo uruhare. Bakibona basinziriye, bakirinda basinziriye, ko mutavuga ngo mwe. Gusinzira se ni ibiki rero buri? Ubundi mu rugo, iyo abantu bamaze gushinga urugo, ubuzima burahinduka. Iyo rero umuntu yiyemeje kwigira umutasi, aratata, arashishoza, ni maneko, ni umuzamu, akantu kose abashaka akarebe, akagenzure, akanarize, agakorera raporo. Namubwiye ngo ajye byuka saa 1:25, yabyuze saa 1:30, ugashaka ubyigeho, umenye impamvu buriya ni nk'agasuzuguro ko iwabo, ugashaka akantu kose ukagendeho, ukanarize,
ntabwo usinziriye urareba gute icyo meze hari utuntu two mu nyanja urya kakureba gutyo kakaruye muratuzi kundusha kaba kakureba gutya umeze nka kariya kantu urareba ubuzima bw'urushako busaba kugira ibintu usinzira ntunabona bigasa aho ntacyo uzi ntacyabaye kandi amashyano yaguye abagabo bubatse ingo nziza ni abagabo bazi gusinzira naho bamaneko bamaneko abazamu abarara bicaye abagenzura akantu kose mukavugaho mugatonganeho oye hari aho bigusaba gusinzira ibintu ugasa naho nta cyabaye ntacyo none se kuko n'ubundi Imana ikora ikintu cyiza yaramusinzirije hari ibindi byiza ikimukoramo hari ibindi byiza Imana igikora sitiro biragusaba gukomeza kugira ahantu usinzira kugira ibintu urenza amaso icyo nicyo bita urukundo izo nizo mbaraga z'urukundo uru ni rukundo icyo ni icyambere rero icyambere ni ugusinzira kugira ngo ugere ku ntego yawe kugira ngo wubake urugo ruzima ruhagaze rushinze itoze kugira ibintu runaka wirengagiza tera umugongo ukavuga ibyo nabyo bizashira ibyo bizarenga kandi birarenga biratambuka icyo kiri mu bimenyetso bikomeye cyane bigaragaza urukundo niko mu Bakorinto bavuga 13 urukundo rurihangana rwirengagiza byose ibintu nk'ibyo byose icyo ni kimwe Adamu yakoze kikamuviramo kubona umugore mwiza kubona urugo rwiza mbwira bahati na Judith nanjye ndibwira nawe ndakubwiye uwundi utandamubwiye utunga ndamubwiye n'undi utandamubwiye kwiga bihoraho Yesu ahabwa icyubahiro kwiga bihoraho sinzibagirwa mu bihumbi bibiri narere ku gutuma ahantu hakurya hari Gisenyi noneho hakaba hari couple imwe bari bashwanye umugore n'umugabo banjyana mu bantu ngo bagiye kubunga uze kuko muri bibiri wibaza ko nari mfite imyaka ingana ubu urutonde narujyamo nkanarukwiramo rw'abantu bajya kunga niyo twaba twunga umusaza ariko bibiri ariko niwe ngo kubera ko babonaga mbwiriza bati nawe ngwino tujyane tujya kumva bariya abantu bari batandukanye baratubwira ngo icyo gihe ngo umwana wabo w'imfura yari afite imyaka 27 icyo gihe ntayo nari mfite icyo gihe ntabwo nari mfite bavugira ngo ibintu numbanze no kugira ngo ubwoba ndavuga ibi ni ikikwere ariko mbitega amatwi hari ukuntu bavuga batuma twikarumato ugashinga inyo kuri kugira ngo bakagira ngo riseri yo hapi byagize turavuga bashoje batekereka twakire n'umukozi w'Imana akabana agire icye ahiraho kigeze ubwo si cyo gene kuvuga iki ariko ndi karuma ndavuga rero ngo mugomba kwihanganirana ibyo najye numva hose bavuga na ibyo genda bivuga ntazi bamenye ko ndabivuga ndetse ntibasubiranye se ndetse nari ubarwaye ko mwana gahise bariho cyane hariho ubarwaye muri bibiri ngitangira kubyiruka so kwiganura aho rero icyo ni kimwe cya kabiri aratubwiye imaze kumusinziriza
imukura mu rubavu. Icya kabiri ni urubavu. Adamu abyutse akangutse, umva amagambo avuga, uyu mwaka arakamara yanjye, ni akagufwa k'amagufa yanjye, azitwa umugore. Mbere y'uko aryama, inka zamuciye imbere, imbwa zimuca imbere, inkwavu zimuca imbere, ngira ngo n'ingurube zarahaciye, byose bimuca imbere, akabireba akabyita amazina bikagenda. Ngo ariko bagira ngo ubufasha umukwiriye ataraboneka, ni ukuvuga ngo yasaga nk'umuntu utegereje ikindi kintu kirenze ibi ngibi, kikunda gusa naho kimusesa nkaho muri we. Byose byita amazina, wowe uri ingwe, uri inkanga, uri inkware, uri inkoko, ariko asigarana akantu kameze nk'ideni k'ikindi kintu ngira ngo kiri buzi kikamuzu. Akangutse abona umugore, bwari ubwa mbere abonye umugore ku isi yaremwe, ntataramubona, bwari ubwa mbere amubonye, bwari ubwa mbere abonye umuntu uretse ngo ariko kimukubita ijisho, aravuga ati no, iki kintu uyu muntu agomba kuba yavuye samuye muri jyewe. Imana ijya kumusinziriza ntabwo yabanje kumubwira ngo ngiye gusinziriza urebere umuntu, yamuguye gitumo iramusinziriza atabizi, imukura mu nzu. Nta nubwo yisuzumye ko ntabwo ntiyaribwaga, Imana yari yamukijije, ariko abyiyumvamo, this is my rib, ubu ni urubavu rwanjye, uyu muntu yavuye muri jyewe. Atangira kuvuga imitoma, atangira kuvugishwa, aravuga biratinda. Yamenye ko ari akarakamara ye, yamenye ko ari akavuga amagufwa ye, arabivuga kuva ubwo amenya ngo Imana yamushingiye. Iyo ushatse, iyo ushingiwe, umenya ngo ni nk'akantu kari kakuriho, kari karabuze, none karabonetse. Akantu muri compatible, mujyana, muhuza. Ikibazo dufite, abantu dufite alternatives. Umuntu arashaka ariko akavuga ati uyu ni byanga, kanaka ni X, nawe twagubaka. Nigeze kubona umugabo ya mugabo yari gitangaza, mbonye abagabo ari baramutinya. Yari afite umukwe n'umukobwa, basanga mu ikanisa hazaba hari andi makwe atatu, ubwo aba ari ubwa kane. Abwira umukobwa ati umukobwa aranga, aravuga ati ntabwo twakora iyo mass wedding, igihe rwose ntabwo bibyemere. Umugabo atwibera icyo tugiye ndashaka ubwanjye bwagiye nyine amafoto yanjye. Umugabo aramuga ati rero ushobora kubura umukobwa, iyo tariki giye ubune bangaha nzashaka, iyo tariki nshobora kundeka nzashaka, yaba wowe uzitegure, yaba undi giwe nzashaka, iyo tariki nzashaka. Abantu bakajya ni brage, hari ibintu abantu bakujya ngo ntabwo byaba. Ati wowe niba ushaka ubukwe, iyo tariki ntizagucike, nzagushaka, ariko niba ugifitemo ibindi bitekerezo uzajyana ubukwe. Mbaye mutumiye abantu batiririye abagabo yaje abonye umukobwa bitsimbarayeho, yibuka ko hari X yaramaze kudepoza nk'amezi 6 ashize. Iyo tariki ubwo bwarabaye, umukobwa arahwera wawe, ariko mugenzi wawe umugabo namutinya. Kubw'ibyo rero, hamwe n'ayo magambo make cyangwa menshi, oya sinjya mvuga menshi, hamwe n'ayo magambo ko ngana kose, ndagira ngo mbasabe muhaguruke. Bahati Paul n'umugeni
umugeni wawe Judith Mukabutera. Abo bantu maze niba bahaguruka mu bamera amashyi badahaguruka gusa gutyo biramupanga. Great. Ngiye kubasaba rero mu cyubahiro mutera intambwe muze hano imbere. Bahati urafasha umugeni wawe mutambutse iyo kanzu ntimutege utishinga metro ushobora gusanga asiziwe mu rugo cyangwa nawe yaje ahangaha ite kuwawe ubona cyari kubona icyo kintu ushobora kugikandagire kugira ngo agitanzeho makeya. Kamuvaya mucanga muzamuke hano hejuru ariko baraza mutakubona amashyi yewe gayidato muba amashyi ababyeyi mutanga impundu wiki ibyo mukoze iki ababyeyi mutanga impundu. yes karibu cyane precious, karibu cyane blessed. Oh yes uyu mugeni ko ari mwiza biri wandi bazanye. Tugeze ku mwanya mwiza aho bagabombi Bahati na Judith bagiye guhana amasezerano kuri nayo imbere y'Imana. Amagambo rero ugiye kuvugira hano ndashaka muyafate nk'amagambo ari sacred, muyafate nk'amagambo yera, muyafate nk'amagambo atumbuka mu kirere uvugira aho hose hanze hahandi ushobora no kubura umuntu ijambo utategwe pardon ntabwo nabigambiriye cyangwa se nakinaga oya. Aha muri mu nzu y'Imana, aha muri imbere y'abakozi b'Imana, aha muri imbere y'Imana, kandi ijambo ryose muri buvugire hano marayika baratanga raporo uyu munsi. Baratanga raporo bati amagambo Bahati yavuze naye, amagambo Mukabutare yavuze naye, ubundi bayabike muri archive mwijuru bayabike. Hanyuma ejo bundi uzivumbura ahangaha yangu ugena ringana mu bintu archive ziriyo. Niba leta ibika ibyayo byo muri 60 uyu munsi barabifite ahangaha, baza bariya abantu baba bafite amadokument muri 60 nuko birangira byose byakozwe ni nkanzu y'Imana. So nicyo gikorwa gikorwa kandi Uwiteka abane namwe muri byose. Best man ngo wegere Bahati. Ndagira ngo nkubaze ibibazo bike ahangaha. Nimara kubikubaza byose mbivuze uraza kunsubiriza icyarimwe uko biri mu mutima wawe nuko urimo kubitekereza. Niba koko umugambi watangiye ugihari along the way hari igihe ugera ahantu ibintu bigahinduka ukagira ibindi bitekerezo ukavuga uti sizi uko nibeshye uyu munsi rero urabitubwira niba koko ariko bikimeze cyangwa se niba ahari icyahindutse. Umva mubazi Bahati Paul, wemeye ko Mukabutera Judith akubera umugore w'isezerano muzabana mu buryo bwa Gikristo nk'uko Imana ibishaka? Wemeye kuzabana nawe iminsi yose n'ibihe byose, haba mu bibi cyangwa mu byiza, haba mu kaga cyangwa mu byishimo, haba mu buzima cyangwa se mu burwayi, haba mu bukire cyangwa se mu bukene? Wemeye kuzamukunda kurusha uko ukunda abandi bagore bose? Uzamwitaho, uzamukundwa akazi, uzamunezeza? Ibyo byose niba ubyemeye usubiza uti yego nemeye kuzabikora. Yego nemeye kuzabikora. Fini terminé. Nuzumva amashyi nkayo uzamenye ko harimo akantu k'ishyara ahantu karimo ahantu kihishe. Narinzi ko azantwarira umwana none dore ibyo agiyemo birimo birarangira. Muhe Imana amashyi mwebwe n'ibyo niba koko. Thank you. Mera your microphone. Judith ngiye kubaza ibibazo byenda gusa n'ibyo ngibyo, untege amatwi neza. Ibi nkubaza ndabikubaza mu izina ry'Imana. Niwikiriza
urabyikiriza ngo turi hano turi abantu ariko Imana itwumva kabiri kurusha. Mukabutera Judith, wemeye ko Bahati Paul akubera umugabo w'isezerano, muzabana mu buryo bwa Gikristo nk'uko Imana ibishaka. Wemeye kuzabana nawe iminsi yose n'ibihe byose, haba mu bibi cyangwa mu byiza, haba mu kaga cyangwa mu byishimo, haba mu buzima cyangwa se mu burwayi, haba mu bukire cyangwa se mu bukene. Wemeye kuzamukunda kurusha uko ukunda abandi bagabo bose. Uzamwitaho, uzamwubaha, uzamunezeza. Ibi byose niba ubyemeye usubiza uti yego nemeye kuzabikora. Yego nemeye kuzabikora. Very, very, very good. Mubishaka mutabishaka aba ndabona bagiye gutahana byanze bikunze. Ibisigaye birabareba, aba baragiye hariya n'abandi ngo baramujyana. Yes, this is wonderful. Kugeza amagingo aya ngaya ndabona turimo turagera muri 80%. Okay, hano bampaye akaseke. Bampaye agaseke, kano gaseke karimo zino mpeta. Yes, izi mpeta rero ni impeta buri umwe yageneye mugenzi we, yateguriye mugenzi we kugira ngo ayimwambike amuha n'indahiro. Impamvu nyamukuru ni ukugira ngo ibe nka siri, ibe nka kashe cyangwa se umurunga ufatanya abantu bombi. Ndagira ngo tuyisengere, tuyeze, ubundi tuyibahe, buri umwe ayihe mugenzi we n'indahiro ziyiherekeje. Data ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ngo ikuzo n'icyubahiro. Gushimye bano bombi Bahati na Judith bagiye guhana indahiro, bagiye guhana amasezerano, bagiye no kwambikana zino mpeta. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ibi ni ibikoresho, aya ni amabuye bacukuye ikuzimu mu butaka, ariko mwami kano kanya arejejwe, abaye amabuye yera, abaye amabuye ari secret, kugira ngo akore kino gikorwa cyo gusiringa, cyo kwemeza kubana kwa bano bombi. Ziha umugisha, uzeze n'amaraso ya Kristo, zikora umurimo wera. Nk'uko bya bikoresho byari mu ihema ry'ibonaniro, byari ibikoresho bivuye mu biti, mu mabuye, ariko biza kwezwa bikora imirimo y'Imana. Reka n'ibi byezwe bikora imirimo. Ishimwe ribe ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Hanyuma umufate ukuboko kw'ibumoso, uramufata ukuboko kw'ibumoso, bamufata microphone. Iyo position nziza buriya ntwari kujya hano. Inuza bari kuba bayisunitse yagiye kure. Okay, Bahati rero fata ukuboko kw'ibumoso k'umugeni wawe, hanyuma ufate urutoki rwa kabiri uturutse gahera, then ugiye gutangira umwambike iyi mpeta, iyo mpeta umubwira, umuha n'isezerano, ariko ushire impumu, utuze, igihunga kirangire. Uyu munsi uyu mugeni ni uwawe. Uyu mugeni ni uwawe. Shira impumu, shira igihunga, nta nkuba zikubita hanze, nta mvura igwa, nta ntambara ihari, ibintu byose ni amahoro. Bano bantu bari hano niyo twasoza saa 2 baraba bakije ahangaha, ariko ntabwo ziri bugere. So fata ku rutoki, hanyuma n'aya magambo umuhe indahiro yawe. Muhe microphone hapo ngaho. Mubwire uti jewe Bahati Paul, yewe Bahati Paul, mwambitse iyi mpeta wowe Mukambubito Judith, mwambitse impeta wowe Mukabutera Judith,
nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Nzakomeza ngukunde iminsi yose n'ibihe byose. nzakomeza ngukunde iminsi yose n'ibihe byose. Sinzigera nguhemukira na rimwe. sinzigera nguhemukira na rimwe. Nkwijeje ko tuzabana akaramata. Nkwijeje ko tuzabana akaramata. Kugeza urupfu rutandukanyije. kugeza urupfu rutandukanyije. Ibi mbirahiye imbere y'Imana Data wa twese. ibi mbirahiye imbere y'Imana Data wa twese. N'umwana n'umwuka wera. n'Imana n'umwuka wera. N'umwana n'umwuka wera. n'umwana n'umwuka wera. ndetse n'imbere y'iteraniro ry'abantu benshi. ndetse n'imbere y'iteraniro ry'abantu benshi. Amina. Amina. Ntabwo murago mu byumve neza. Nuzabona ubukwe burimo abantu bangana batya, utagira ngo bose baje mu bukwe. Hari abaje kureba ukuntu Imana igiye kubyica, hari abaje kureba bipfa, ariko ibi ndabona bitarimo gupfa, ndabona byanze bibayeho. So niba waje kureba ukuntu bipfa, tegereza hari aho usimbiza, ariko ndabona nta byiringiro gifite. Uwiteka arimo arabikora. Yes. All right. Okay, Mukabutera bakumpere microphone hafi aho ngaho. No. Urayifatira yego kwa kundi. Hanyuma ngira ngo iyi niyo mpeta wageneye umukunzi wawe. Okay, nawe ibintu byo kubigenza, ufata ukuboko kw'ibumoso, ufata urutoki rwa kabiri uturutse gahera, uraza kumwambika impeta gahoro gahoro witonze. Wibuke ko nta ntambara zihari, nta nduru, nta serwakira, nta n'umuyaga yewe uri hanze. Ibi nta binzi igiye gushya, turatuje twese aha ngaha. Twaje kumva indahiro zawe. Bariya bumva baganira, baracecetse bose, n'urushinge rwe barwumva, baje kumva indahiro yawe. Anyway, uyimwambike pole pole, umubwira iyi ndahiro, uti jyewe Mukabutera Judith, njyewe Mukabutera Judith, mwambitse iyi mpeta wowe Bahati Paul, mwambitse impeta wowe Bahati Paul, nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Nzakomeza ngukunde iminsi yose n'ibihe byose. nzakomeza ngukunde iminsi yose n'ibihe byose. Sinzigera nguhemukira na rimwe. sinzigera nguhemukira na rimwe. Nkwijeje ko tuzabana akaramata. nkwijeje ko tuzabana akaramata. kugeza urupfu rutandukanyije. kugeza urupfu rutandukanyije. Ibi mbirahiye imbere y'Imana Data wa twese. ibi mbirahiye imbere y'Imana Data wa twese. n'umwana n'umwuka wera. n'umwana n'umwuka wera. n'imbere y'iteraniro ry'abantu benshi. n'imbere y'iteraniro ry'abantu benshi. Amina. Amen. Koko se ubwo cyapfuye. Nawe ushatse duhininga bagenzi bawe duserebure nawe. None se urabona abantu badakeneye kureba kariya kaboko hamwe n'abanyarwanda cyangwa kangaka gafate yes kazamuka turebe. Kazana kangaka batwita utubokane twose mbona utari utuboko. Uyu munsi ntabwo usanzwe, iyi tariki irakomeye. Ndagira ngo mbaye itangazo ridasanzwe uyu munsi wa none. Ahangaha hamagarariye itorero Jubilee Assembly, nkaba nahagarariye Imana. Ndagira ngo rero mu izina ry'Imana ishobora byose mbatangarize ko Bahati Paul na Mukabutera Judith babaye umugabo n'umugore ku buryo budasubirwaho. Nk'uko babivuga ngo icyo Imana yateranyije ntihakagire ugerageza kudutandukanya. Utazisanga ubana n'Imana utandukanya icyo Imana iteranyije uyu munsi wa none. Mr. and Mrs. Congratulations. Ubangana make cyane. This is wonderful. Now, Paul,
ngiye gusaba ukure iyo nyegamo iri ku maso y'umugeni wawe. Inyegamo urayizi? Widukize. This is wonderful. Uyu mugeni ni igitangaza ndabarahiye. Ye nanjye kumubona gake gake ndimo ndabona agasimaro kadasanzwe. Ariko jameni. Iyi ni mariage ya danje. Je namubonye umugeni. Muhamashi. Muhobere samaha. Ibyo byonyine birahagije. Felicitation encore. Uyu mugeni mwiza, muratari mwiza ra? Ya mugeni mwiza. Abasore muri aha muzamubaze uko by the way, reka mwereke hari hano hari abasore benshi b'abasenateri barahutazi kandi b'inshuti zawe utazi baramubaza ngo uzashaka ryari ngo ndacyabisengera kuva muri na 15 aracyabisengera. Reba umusenateri hano ukuze ushesha kanguhe umuhe iyi mpano, muhamagara zanga yakira nga yiri impano umuhaye. Aracyabigaho arabafite benshi. Imanzi ihute imanzi Thank you so much. Reka zabese nawe nk'umuhamya wari uhari wabahagarariye uraza gushyira aho ngaho nawe umukono wawe kugira ngo ibintu bigende neza. Asanteni sana. Urakoze cyane. Metron, move forward. Nawe turashaka ese mu bindimwe mwese muri abageni beza byose Imana ibahomugisha. Okay. Wonderful, thank you. Noneho rero church yanumye Jubilee Assembly ngo mbashyikirize iyi marriage certificate yanyu. Batazakubeshyira ngo waratuye, batazakubeshyira ngo watinda, batazakubeshyira ngo yaciye mu kamori. Ubu muri hano murafunze, nimwakire iyi certificate yanyu. Imana ibahomugisha. Umuntu uzabashidikanyaho muzayibereke, dore sitirenge nayo iriho aho ngaho. Yes, thank you. Mwitera gashana aho ngaho kamwe. Yes. Bezwe n'abafashe cyangwa se Metron. Si ibyo gusa bampaye n'impano y'ini Bibiliya, ijambo ry'Imana bambaye ngo bashyikirize. Mu by'ukuri muri abakozi b'Imana musanzwe mufite Bibiliya siko mutazifite, ariko muyakire ni impamba n'akabando k'ubuzima itorero ryabageneye. Ibisubizo by'ibibazo byose muzahura nabyo aha muzabisangamo. Muyakire Imana ibahomugisha. Felicitation cyane.
se mutenda mujyane imbere gato over there. Tugiye gukora ikintu kimwe, tugiye kurageza uyu muryango uvutse Imana. Tugiye kubasengera, tubashyira mu biganza by'Uhoraho. Imana yabubakiye ingo zigashinga, ibubakiye. Imana yabahaye ubuzima, ibaha ubuzima. Imana yabahaye kubyara, mukaba mufite abangana nk'aba ngaba, ibibaye. Imana yabahaye kuramba, ibibaye. Ngiye gusaba rero ababyeyi niba muhari, cyane cyane mama na papa babano bantu, cyangwa se ababahagarariye ku badahari, muraza kuza ahangaha. Abashumba, abakozi b'Imana, mugiye kuza ahangaha. Tubashyire ibiganza, tubatongere, tubatureho imigisha. Biramukurikirana ubuzima bwe bwose, nicyo tugiye kubakorera. Ababari hafi muraza kubashyiraho ibiganza, abari kure mwebwe murabirambura. Ndaza gusaba Bishop Kamuzinzi araza kutuyobora muri sengesho, then abandi dufatanye. Ariko namwe marambura ibiganza tugafatanya, ndetse mwanahaguruka. Iyi ntabwo ari filime turimo gukina ngo murebe muri kuvuga uko byagenze. Bishop Kamuzinzi, good, yes, urakoze cyane mushumba, tuyobora aho ngaho. Reka duhuze imitima yacu tubaheshe umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, duhagaze hano ku bwawe no ku bw'abana bawe wabatoranirije kugira ngo bahuze ubugwiro, bubake urugo. Ariko tuzi neza yuko Data ni wowe wubaka urugo. Uyu mugeni ni wowe wamwobanuriye umugaragu wawe. Rero ku bw'aka kanya turatura umugisha ku bugingo bwawe, turatura kurama ku bugingo bwawe, turatura kubyara no guheka ku bugingo bwawe, turatura gutunga no gutunganirwa ku bugingo bwawe, turatura amahoro no kubaka urugo rurimo umugisha, akaramata ku bana ubuziraherezo kugeza igihe uzagarukira Yesu. Baha umugisha, bahaye amavuta y'urukundo nk'uko bambikanye izi mpeta, reka zibe ikimenyetso cy'urukundo rw'iteka ryose. Duhagaze hano twamagana gusenya no gutana mu izina rya Yesu. Turasenga kugira ngo mu izina rya Yesu umwana w'Imana abahuze imitima nk'uko yabagiriye ubuntu, abahe kubana, abahe kuza gukomeza kurambana, abahe kuza gukomeza guhabwa umugisha. Mana, ubakingurire imigisha, kuko wabuze ngo abantu babiri bahuje umutima utegeka umugisha ukabazaho. None muri aka kanya turategeka umugisha ubamanukire, umugisha w'urugo, umugisha wo kubana, umugisha wo kwizerana, umugisha wo kubwirana ukuri, umugisha wo kwihanganirana, umugisha wo kumva yuko bahawe umugisha wo kubana iteka. Ndagushimiye cyane ku bwabo, basabe umugisha bawutware mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana, ndagushimiye cyane. Murakoze abashumba, murakoze ababyeyi, mushobora gusubira mu byicaro byanyu. Akanya ko kubafelicita turaza kabaha, mubashimira ababyeyi basubira mu myanya yabo. Ndumva ari ibyo, nanjye akazi kanjye banza gashoje. Reka n'ubundi mpamagare uwayoboye gahunda, ibisigaye abitubwire. Asante cyane. Dukomere Imana amashyi menshi cyane.
cyiza kimaze gusoza turimo turagana ku musozo dusigaje ikintu kimwe gusa tugiye gukora reka mbasabe umanuke ya hano mbasabe umanuke dore ibyo Uwiteka yakoze dore ibyo Uwiteka yakoze ibyo yasezeranye arabisohoje dore ibyo Uwiteka yakoze dore ibyo Uwiteka yakoze dore ibyo Uwiteka yakoze ibyo yasezeranye yarabisohoje dore ibyo Uwiteka yakoze dore ibyo Uwiteka yakoze dore ibyo Uwiteka yakoze ibyo yasezeranye arabisohoje dore ibyo Uwiteka yakoze see what the Lord has Mukomere Imana amashyi kubw'ibyo Uwiteka akoze umugoroba mwiza kubw'umuryango mwiza w'Abahati na Judith yatangije uyu munsi Imana ihabwa icyubahiro cyane turashimye rero tugeze ku musozo w'umuhango rwose tugiye gusenga nitumara gusenga ushitimura ducurangira n'indirimbo yihuse basohoka natwe tubaherekeza dukomereza kuri Golden Garden ariho izindi gahunda zose ziri bubere kwifotoza ndetse no kwiyakira iyo mihango yose niyo gukomereza murakoze cyane reka dushime Imana murakoze kuko dutangira twagusabye ngo ubane natwe uyu muhango uze kugenda neza none ugenze neza turabigushimiye izina ryawe rihabwe icyubahiro turanasenze ngo gahunda zigiye gukurikiraho zose zize kwiyoborwa nawe bava hano bagere kuri Golden Garden ku irebero amahoro kandi ibintu byose bize kugenda neza mu izina rya Yesu Umwami wacu amen amen muziki duhimbaza Uwiteka duherekeje